Nyemerera nkuha ikaze nanone kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Nk'ibisanzwe iyi ni ya nkuru ibirimo isomo tubagezaho buri munsi kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Nkuko nabibabwiye rwose nta gihindutse, ino nkuru izajya ibageraho ku isaha y'isa 7 z'amanywa hano kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. By'umwihariko abantu mwakunze izi nkuru muri benshi kuri TikTok, ndizera neza ko no kuri YouTube muzakomeza kugenda mubana nanjye. Impamvu nahisemo kuza hano kuri YouTube kujya nshyira inkuru hano kuri YouTube, hari inkuru njya negura zimara iminota myinshi. Murabizi ko kuri TikTok hari limite bashyiraho ku minota ugomba gukoreraho video yawe. Waka uploadinga video irengeje iyo minota, video yawe ikaba itajya kuri TikTok. Ariko hano kuri YouTube murabizi ko rwose nta limite video ushyiraho, bisa nkaho nta limite. Iminota yose washyiraho video yawe ishobora kujya hano kuri YouTube. Ni muri ubwo buryo rero navuze ni reka nze njye mbagezaho zino nkuru hano kuri YouTube. Ariko nkuko nabibabwiye nakabuza hose tuzajya tubana kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Icyahindutse kuri TikTok cyonyine nuko zino nkuru zanyuragaho zigiye kujya zinyura hano kuri na YouTube channel yacu. Njyewe rero ndi niyo Daniel, uyu munsi nkuzaniye indi inkuru nziza cyane rwose. Iyi nkuru yanejeje, nawe ishobore kuba yakunezeza ndetse ikaba yanakwigisha isomo rikomeye cyane. Ni inkuru y'umusore wabanaga na se mu ifamu, ariko umusore yaratangiye kwinubira se kubera ko se yaramaze gusaza, ntiyaragikora, yabaga yiyicariye gusa. Ndagira ngo wumve neza iyi nkuru, wumve ino nkuru kuva itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo wungukiremo byinshi. Nkuko nabibabwiye sinjya nkora video ndende rwose, ngerageza kuzigira ngufi kugira ngo uze kumva ikirimo cy'ingenzi kiri buze kukugirira akamaro kandi video itakurambiye. Niyo mpamvu rero mbakorera video ngufi. Ndagira ngo uyumve neza, nuze kwihutisha n'akantu na gato kugira ngo wungukire byinshi muri no video nkuko maze kubikubwira. Tudatinze rero reka twitangirire inkuru yacu, turaza kugaruka nyuma n'isomo. Igihe kimwe hariho umugabo. Uwo mugabo rwose yari umunyamurava, yari umuhinzi mworozi, yabaga mu ifamu imwe. Yari afite umwana umuhungu rwose nawe mwiza cyane. Uwo mugabo yari umunyamurava, yakoraga cyane agakora ataruhuka, ndetse yewe yari afite imbaraga, ndetse ari umunyamurava mu byo akora byose akabikora neza, abikorana imbaraga ndetse n'ubushake. Umugabo yarakoze akora igihe kitari gito, imyaka zigenda zitangira zimufata, atangira kugera mu zabukuru. Za mbaraga yakoreshaga zitangira kugenda zigabanuka. Wa mwana we nawe yari amaze kuba umusore, yari amaze gukura. Umwana akazi kose se yakoraga byasaga nkaho umwana ari ugiye kujya agakora, kubera ko se yari amaze gusaza rwose, imyaka yari imaze kumujyana. Wa mugabo kubera gusaza cyane, yari amaze kuba umusaza, yarasohokaga akicara hanze gusa, ubundi akareba umuhungu we ari gukora mu ifamu. Akazi kose se yakoraga ndetse n'ako umwana akabifatanya, ndetse yewe n'akazi ko mu rugo kose ari umwana ugakora, kubera ko se yari amaze gusaza. Umwana rero ibyo byose kubikora ntibyamunezezaga. Yarebaga se akabona se abyuka yicara ku ibaraza akota akazuba, ubundi bikagera saa 6 akajya kurya ibyo umwana nanone yatetse, ubundi akarindira akageza nimugoroba, akongera akarya ibya nimugoroba, ubundi akaryama. Umunsi w'umusaza ni gutyo wagendaga. Umwana rero yabonaga se akabona se nta kintu akimaze ku isi rwose, byarutwa akifira. Uko niko umwana yatekerezaga muri we. Umwana rwose wari umaze gukura, amaze kuba umusore, wakoraga akazi kenshi cyane kamuvuna, ari ujya mu ifamu agahinga, ise yicaye aho ari kumureba. Umwana agataha agakora imirimo yo mu rugo, ise yicaye ari kumureba. Umwana agateka, ise araho ari kumureba. Umwana agakora buri kimwe, ise amureba. Umwana rwose niyanezezwaga n'uburyo se yarabayeho. Umwana yumvaga ko se ntacyo kimaze ku isi, kureba gusa akicara, ubundi akota akazuba. Yumvaga ko rwose se niyo yipfira rwose byaruta kuba yicaye aho ngaho, kubera ko nta kintu yari akimumariye, nta kintu yari agikora ku bwe. Umwana areba se. Umunsi umwe arangije azana igitekerezo ati papa wanjye reka nze nkwereke. Umwana arangije aragenda abaza imva yo mu biti. Amaze kuyibaza arayifata arayijyana ayishyira imbere ya se.
ati papa uzi n'ikindi, nta kindi kintu mbajije ntihagire ikindi uza kumbaza, jya muri ino mva. Ise rwose yumviye umwana we, nta kindi kintu yamubajije, arangije yicanwa muri ya mva, arangije aryamamo. Umwana nta kindi yakoze, yafashe ya mva arayipfundikira, amaze kuyifunga neza arayiterura arayikorera, ubundi arayijyana. Ari kugenda ajya mu ifamu, ajya mu murima hagati. Ari kugenda ise ntiyigeze akomanga. Umwana ibyo yari yiteze, umwana yumvaga ko se nibura naza kuba ari kumujyana ise ari bukomange mu mva, ari mu mva asaba ubufasha ngo bamukure mu mva. Ariko ibyo byose yatekerezaga ise ntabyo yigeze akora. Ise yaratuje baramujyana, umwana byaramucanze ndetse yewe anatekereza icyo se ari gutekereza ako kanya. Bidatinze umwana yamanuye yamva ayitereka hasi. Umusore amaze gutereka imva arangije arayifungura, amaze kuyifungura rwose asanga se yimereye neza nta kibazo afite. Ise yari ari kumwenyura, umwana arebye se mu maso abona se nta kibazo afite. Arangije biramutungura cyane ndetse yewe bimushyira no mu rujijo. Arangije abaza se ati ese papa kubera icyo umeze utyo, kuki uri guseka, kuki nta bwoba ufite, ese nturi gutekereza yuko ngiye no kugutaba kubera icyo umeze gutyo umuntu uri mu mva? Arangije aramwenyura, arangije abwira umuhungu we ati mwana wanjye nabayeho ubuzima bunini, nariye byinshi ndetse yewe imyaka mbayeho ni myinshi cyane, ariko ndakubwiza ukuri yuko kuba nicaye gutya si uko nabuze imbaraga na nkeya zikora akantu na kamwe nibura, ahubwo mba ngira ngo umenye uburyo witwara muri ubu buzima, ubona uburyo ufata inshingano zose, kubera ko igihe kimwe uzaba umugabo nawe ni wowe uzaba ukora ibintu byose, nta wundi ubigukoreye. Igihe uzaba ufite abana ni wowe uzabitaho, igihe uzaba ufite umugore ni wowe uzabasha kubitaho. Ntiwabitaho rero utarigeze umfata inshingano nk'umuntu w'umugabo. Niyo mpamvu murekera byose ngo bikore, witoze uburyo umugabo abaho. Umugabo abaho mu gusitaragoringa ndetse akabaho mu gukora byinshi kandi mu gihe gito. Nawe rero sinkwanga, ndagukunda cyane, ahubwo mba ngira ngo witware nk'umugabo, ndetse igihe uzaba wabaye umugabo ntibizakugore, uzamenye uburyo byitwaramo kubera ko wabashije kubinyuramo ukiri n'umusore. Ndagukunda cyane rwose, sinatuma ejo hawe hazaza habaho nabi kubera ko utigeze ukoresha ubusore bwawe. Umwana amaze kubyumva ati ni gutyo bimeze papa, ibi byose wabikoraga kugira ngo uharanire ko nazaba umugabo uhamye? Ese umwana arangije aramubwira ati yego nibyo mwana wanjye, ukiri umwana muto utarakura ngo ube umusore, ibi byose nabinyuzemo, naravunitse cyane, nakoze byinshi. Rero ibyo byose byinshi sinkeneye kuzabikora igihe uzaba ufite abana, ahubwo nkeneye ko ubikora aka kanya ukabyitoza ku buryo wazahura nabyo mu gihe kiri imbere, uzamenya uburyo byitwaramo, kubera ko bitazaba ari ku nshuro yawe ya mbere uhuye n'ibintu mw'ibyo byinshi kandi ugomba gukora mu gihe gito. Umugabo kugira ngo abeho agomba kwigira kandi agakora byinshi nawe ubimufashijemo, akifasha muri byinshi agasaba ubufasha muri bike. Nawe rero nubwo buryo mwana wanjye, si ukuvuga ko nabuze imbaraga zagufasha ikintu nibura na kimwe, nanjye nagukorera nk'umwana wanjye, ariko mba nkeneye kuba umugabo ugakoresha ubusore bwawe hato bitazakuvuna mu masaziro yawe. Ibyo byose akimara kubyumva yahise yumva ko se atari umutwaro nk'uko yamufataga, ahubwo se muri we hari huzuyemo urukundo rw'umuhungu we. Umwana umusore byahise rwose bimwereka yuko urukundo rw'umubyeyi ntacyo warunganya. Yatekerezaga ko se rwose yamuretse, cyangwa se yatekerezaga ko se atangiye kumubera umutwaro, agatekereza yuko nibura no kugira ngo sabeho birutwa nuko yakwipfira akava ku isi. Ariko yaje gusanga byose yibeshya. Nibyo muri ubu buzima umubyeyi ntacyangana nkawe. Ibyo byose niko umusore yahise atekereza. Yatekereje yuko ntakiruta umubyeyi, ntakiruta urukundo rw'umubyeyi kuri iyi si. Isomo twakora muri iyi nkuru rero, ibyo waba utekereza byose, ibyo waba ukora byose, ibyo waba utekereza ku mubyeyi wawe byose, umubyeyi ni umubyeyi. Urukundo rw'umubyeyi nirujya rubura ku mwana we. Uko mwaba mubanye kose, menya ko umubyeyi wawe agukunda. Uko mwaba mumenyeranye kose, ntabwo umubyeyi yaburira urukundo umwana yibyariye ku giti cye. Umubyeyi iteka azahora agukunda.
niyo mpamvu rero ufite kubaha umubyeyi wawe niba ukimufite, ndetse ukanamukunda ukamwereka urukundo rwe agomba, kubera ko nawe aragukunda. Ni kenshi umubyeyi wawe atazayakwereka urukundo rwe, cyane cyane ababyeyi b'abagabo ntibakunze kwereka abana urukundo rwabo babafitiye, ariko bitavuze ko aba atagufitiye urukundo. Ni kenshi azakubwira nabi akagutonganya, ariko ntaba agamije kugusenya cyangwa ngo agushyire hasi, ahubwo aba agamije ko nawe waba umugabo. Ababona wenda ko inzira waba urimo zishobore kuba atari inzira nziza, akaba yagucyaha. Rero ntibigatume ubona ko nta rukundo agufitiye kubera ko bwiye ikintu wagakoze. Umubyeyi ntiyaburira urukundo umwana yibyariye. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Umwubahe kandi umukunde, kandi wumve ko nawe agukunda cyane. Nta mubyeyi waburira umwana yibyariye urukundo. Umubyeyi ahora ari umubyeyi, kabone n'iyo mwaba mutabana, nibura uzamwubahire yuko yagushyize ku isi, nibura akakureka ukabaho. Iyo atagushyira ku isi ntiwari kubaho, ariko yarakuretse ubaho. Rero ujye umwubaha, nicyo cyonyine cyatuma umwubaha. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Mwubahe kandi unamukunde. Njyewe ndi Niyo Daniel, buri munsi dukora post. Nejejwe no kubaha izi nkuru zibigisha. Iyi nkuru niba yakunejeje cyangwa hari icyo yakwigishije, ukoreshe hano ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ibyiza wamenye. Munyemerere rero mbashimire mwe mwafashe umwanya wanyu mugakanda subscribe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warakoze subscribe kuri no YouTube channel yacu. Ni inkunga yawe ikomeye kuri channel yacu. Ndagushimiye cyane. Shimira nawe by'umwihariko wafashe umwanya wawe tukarebana ino video kuva itangiye kugera ku musozo wayo. Ni iby'agaciro kuba wamaye umwanya wawe. Ndabashimiye cyane rero, ndabakunda cyane. Munyemerere tubane muri video ikurikira.